Ari kiganiro uretse gutambutsaho uri kuvuga kuri telefone yitwa iPhone. Why kubera iki abantu bo kuri Iron ibintu batabyumva? Ndavuga ni ubutumwa bukomeye abantu bakwiye kumva, abantu basobanukirwe ikoranabuhanga dukoresha muri iki gihe. Kira kiganiro cyanafashije. Niyo mpamvu nifuje rero ko tuganira kuri phone, iPhone. Yes. Ni ibiki wayivuzeho, wavuze uburyo Imana yaguhishuriye ibyo bintu, ndetse uburyo abayikoze bafitanye communication na Satani bega mu buryo bwinshi. Ndifuza ko utangira utubwira kugira ngo tubone uko tugenda tuganira, ndagenda nkubazamo ibibazo. Okay, murakoze cyane muvandimwe. Imana yaguhaye umugisha kuko ukurikiranwa n'abantu benshi. Nge nakumenye ndi mu Bubiligi, igitondo kimwe ndi mu Bubiligi nza kugambira kugura iPhone, ariko apana iPhone telefone, kugura mashine ya Apple. Ndayikunda, ndanababwira nti iyi niyo nzaza gufata. Ndagenda, hasigaye nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ngo ngeyo numva ijwi. Aya ni amabanga ahishurwa n'ijuru. Iyo nza kuba narabyumvise ku wundi muntu, cyangwa narabyumvise kuri YouTube, cyangwa narabisomye ahantu, nari kuvuga nti wenda nuko nabisomye, ariko numvishijwe. Buri umwe wese azi uko abana n'Imana ye. Ngewe Kamanzi hari ijwi numva, sindibaze kabiri hamenya aho riturutse. Avuga ni iri ni ijwi ry'umuremyi wanjye. Maze kumva iryo jwi, byambwiye gute? Byarambwiye ati ariko se iyo Mac ushaka, iyo mashini ya Mac ushaka, hari ikirangantego kiriho. Icyo kirangantego uzi icyo gisobanura? Ese wari wakitegereza ngo urebe icyo ari cyo? Ntitangira amatsiko noneho yo kureba icyo kirangantego. Avandimwe, umwuka w'Imana akugenderere, kuko ngiye gukora ahantu hakomeye, hagoye cyane cyane. Niba ufite iyi mashini cyangwa ufite iyi telefone, ndareba ndabona ari pome. Mva iryo jwi rimbwira riti itegereze neza nonsi iyo pome imeze gute. Nitegereje ndeba iyo pome, ako kanya bavandimwe naje kubona pome. Bo baravuga bati twe turi generation yabanze kumva ibyo bintu, twe ntituri muri bari. Kumbi nuko bimeze. Exact. Nukuvuga ngo kira kirangantego no gushaka guhamya ko ibyo abandi banze kwemera babyemera nk'ukuri ari byiza kuri bo. Icyo kirangantego muvandimwe Jean-Luc nkibonye muri research nari ndimo gukora, cyari gifite amabara ari ku mabendera y'ubutinganyi. Bise ngo na amabara y'umukororombya, ariko iyo ubaze bona amabara 6. Nyamara umukororombya ufite amabara 7. Naravuze n'aba bantu n'aba sataniste kabisa. Byabereye hano Kacyiru, ndakeka ahantu hamwe bakoreye ceremony, abatinganyi b'u Rwanda baraterana. Byari ibintu biteye isoni. Barazamura ibendera ry'ikuzimu bararizamura mu gihugu cyacu. Ambasaderi w'Ubwongereza niwe wari umushyitsi mukuru. Hari na ministre wacu yabigitabiriye, bakora defile, abana b'abahungu b'abatinganyi bambaye utujipo, bimakiye, bakoze biki rwose baradefile. Politiki system y'isi yonyine yaricaye irapanga, iravuga iti ya un monde avant Covid et un monde après Covid. Hari isi ya mbere ya Covid, hari n'isi ya nyuma ya Covid. Bonyine bayiciye mu bice bibiri. No kuvuga ko isi ya mbere ya Covid hari ibyo bakoze, nyuma ya Covid harimyo barimo gupanga gukora mu kiswe agenda 2030, uyu mwaka w'ibihumbi 2030. Byanze bikunze isi igomba kuba imaze kugera muri iyo agenda 2030. Itorero ni iyi agenda dufite. Mu minsi ishize nabuze amahoro, numva ijwi ry'Imana rimbwira riti Kamanzi, kuva ubu kugera 2027 2027, iki kintu Imana yatweretse ni ikimenyetso gikomeye simusiga kitugaragariza ko nyuma y'iki ibizakurikiraho. Yabaho mvuye, yabaho ngeze ubu ngubu, ndabona ahubwo abantu basa nkaho baregeje. Narumiwe. Amatorero yasubiye muri ya movement ya mbere ya reba noneho uyu munsi umukobwa mwiza wese arashaka iPhone. Muvandimwe Jean-Luc, nuko abatunze iyi telefone bose mu gihe kiri imbere. Wowe nk'umuntu uri kubona technology kugeza ubwo uvuga iPhone Imana yaguhishuriye ibyayo, ese ni iyihe impact ubona iri koranabuhanga cyangwa iyi technology tubone ifite umuvuduko wihuta cyane mu gutwara isi ishobora kugira ku bugingo bw'abantu, cyane cyane abizera? Micro nukubera kabaya kanzinya. Noneho igitondo kimwe baze bavuge bati umva nshuti yanjye, ngwino zana umubiri wawe, dore passport, irangamuntu, byose uca ku kibuga ni ugacaho, kuko byose birimo. Iyo microchip turimo turavuga n'ubu hari abantu benshi nzi barimo baravuga ko nabavuga butumwa bakomeye, bazwi bakomeye, batinyuka bakavuga ngo nayo nize vuba nguturimo ngaruta uri muri isi. Kubera iki abantu iyo bageze muri situation ikomerera ubuzima bwabo bw'umubiri bahita
bahita bashaka verse biblique iborohereza urugendo. Noneho bwa bugingo uvuga ngo ukurimo aruta kure uri mu isi, nicyo gihe uzabimenya. Ariko ikibabaje amazi azaba yarenze inkombe, kuko aha rero abantu bazakubaza ibibazo, baza kabisa bandike bazakubaza icya mbere, ese izindi telefone zo si iyo tekinoloji, izo zo zakorewe he? Ninde wazikoze? Icyo nacyo nagisubiza. Icya mbere kuri wowe mu ruhande rwo kugaruka kwa Yesu, cyangwa se kuba Imana ije kureba ko iby'itorero rega isi ari ukuri. Icya kabiri ni ingaruka mbere yuko Yesu agaruka zishobora kuba ku gihugu cyose cyamaze kwemeza ubutinganyi. Urabivuga iki? Yego dukore, tujye mu kazi, twige, ariko isi ntidutware ntiyonge, kuko twarabibonye ko igitondo kimwe ibintu bishobora guhinduka. Yasi wari ufite mu biganza guce mu myanya y'intoki, ntabwo byakabaye uko bimeze. Iyi ni esheki, ni ikigaragaza ko ari esheki y'amatorero. Twihane, ubwami bw'Imana buri hafi kugaruka. Niyo message. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Reka nongere ngusuze kandi ngufuza amahoro y'Imana, nshuti mwene data kandi mukundwa ubana natwe kurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'abami bw'Imana. Turagusaba Imana ngo ihire imirimo y'amaboko yawe, kandi Imana iguhe ibyo bifuza byose. Turashimira Imana rero kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twongere tugaruke muri aka kanya, kugira ngo dufashanye, twubakane, turebe ko ubugingo bwacu bwubakika ku byo Satani yagiye akoresha dusenya, twongeye tubwubake. Turasuhuza rero abadukukiye mwese muri hirya no hino, yaba ari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari muri South Africa, Afrika y'Uburasirazuba, mwese mu karere k'ibiyaga bigari. Turasuhuza abo muri Afrika yose, diaspora mwese muri mu bihugu by'Uburayi, Amerika, Aziya ndetse no muri Australia, mwese turabifuriza kugubwa neza aho muri, kandi tubwira abo babaye ngo nagahora gahanze, komeza wiringiye umwami Yesu kuko ari we gisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi yose. Mwiringire kandi turizera ko Imana iza kubukura muri iyo mibabaro. Rero uyu munsi mubona nago twaje twenyine, turi kumwe na Pastor Patrick. Abantu benshi bagiye banyandikira bakajya bambwira mbega nkaho dusanzwe buri munsi kuba turi kumwe. Hari igihe abantu benshi bakumbazaga akagiye bazo bambwira ngo nkubaze. Rero muramubona ko ari imbere yanyu. Reka tumuhe ikaze kugira ngo asuhuze abadukurikiye. N'ubwa mbere aje kuri Iron TV, hanyuma aramara kubasuhuza, aradusengera, hanyuma tubabwire icyo tubuganeho uyu munsi. Karibu. Amen. Murakoze cyane muvandimwe Jean-Luc. Nukuri numunezero mwinshi cyane kuri ngewe kuba ndi kuri Iron TV uyu munsi. Numunezero pe. N'Imana ndayishimira cyane yo yanshoboje, kuko iyo biza kuba ari gahunda yacu, urabizi ko kuva ndi hanze twarabipanze ariko ntibyakunze. Isaha y'Imana ni iyi ngiyi kabisa. Uko bivuze, nitwa Patrick Kamanzi, nkaba nubatse, mfite umugore umwe n'abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Nkaba nkuriye umuryango w'ivugabutumwa Les 12 ouvriers. Les 12 ouvriers arabajya bambaza kuki ari Les 12 ouvriers atari abasaruzi 12 mu Kinyarwanda. Iryo zina ndihabwa narihawe mu Gifaransa, hari impamvu yabyo, niyo mpamvu twitwa Les 12 ouvriers. Ouvriers nk'abasaruzi. Ndino twaravuganye kenshi, uri hano mu Rwanda, ndi mu Rwanda. Ndabyifuza ko tubonana ku bw'ubuntu bw'Imana byabaye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Amen. Mana nkuru, Mana ikomeye, mu izina rya Yesu nongeye kugushima no kuguha icyubahiro kidasanzwe kuri uyu mwanya mwiza. Ndi imbere y'abavandimwe bari mu mpande enye z'isi bakurikira ubutumwa unyuza kuri Iron TV channel ifasha ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Turabigushimiye. Mukuri n'ubuntu butagereranwa. Kuba ndi hano Mana n'ubuntu bwawe, kuba ndi kumwe n'umuvandimwe Jean-Luc n'ubuntu bwawe, kuba ndi kumwe n'abari hirya no hino ku isi n'ubuntu bwawe. Data, tangirana natwe iki gikorwa kandi uze kurangizanya natwe. Gahunda zose tuzishyize mu maboko yawe. Mwuka wera w'Imana uganze. Icyo nsaba, icyo nsenga no kugira ngo umuntu wese uri gukurikira ubutumwa umuvana ahantu umugeza ahandi.
ikiruta byose twese duharanira ikintu kimwe gusa, kuzasoza urugendo neza. Nitutagwa isari tuzasarura. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uyu munsi turashaka kuganira ku kintu gikomeye cyane duherutse kubona uri gutambutsa kuri Rodizovre. Ngira ngo hari abantu benshi n'ubundi bakurikira Ironi bayikurikira. Usanga n'ibyo utambukije wowe utabimaye wowe warabisharinga. Imana ihabwe. Hanyuma ari ikiganiro uretse gutambutsaho uri kuvuga kuri telefone yitwa iPhone. Mbega nabaye interese cyane ku buryo naragikurikiranye ndacyumva ndavuga nti why kubera iki abantu bo kuri Ironi ibintu batabyumva. Ndavuga ubu n'ubutumwa bukomeye abantu bakwiye kumva bakurikirana ubutumwa butambuka kuri Ironi TV. Kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu twahise dutekereza kugira ngo tubonane byihuse nkuko n'ubundi twasanzwe twipanga bikanga, ariko ndavuga nti abantu basobanukirwe iri koranabuhanga dukoresha muri iki gihe. Kira kiganiro cyanafashije, niyo mpamvu nifuje rero ko tuganira kuri iPhone. Yes. Ni ibiki wayivuzeho, wavuze uburyo Imana yaguhishuriye ibyo bintu, ndetse uburyo abayikoze bafitanye communication na Satani bega mu buryo bwinshi. Ndifuza ko utangira utubwira kugira ngo tubone kugenda tuganira, ndagenda nkubazamo ibibazo. Okay, murakoze cyane. Yes. Muvandimwe Jean-Luc kandi n'abavandimwe bose bakurikira ubu butumwa, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Nkuko natangiye mvuga nti n'umunezero mwinshi kuba ndi kuri Ironi TV, n'ukuri ni by'agaciro gakomeye. Kandi muvandimwe, Imana yaguhaye umugisha kuko ukurikiranwa n'abantu benshi. Nge nakumenye ndi mu Bubiligi. Nakumenye ndi mu Bubiligi, cyane cyane nabaye interese cyane ku butumwa bwawe, ku buryo ni bikeya bincika ushyiraho yego, kubera hari igihe umuntu aba ari mu tuntu twinshi mu bintu bitandukanye, ariko hari n'igihe mbishyira muri reserve nkavuga ni reka nkibike muri reserve ejo nzagikurikirana. Byagiye bimfasha cyane cyane, cyatumye nkururwa n'ubutumwa wagiye uvuga, no kubera ko nabonye ko Imana yagushyizemo impano ikomeye yo guhishurirwa ibihe bya nyuma. Amina. Icyo ni ikintu kabisa gikomeye cyane. Umuntu wese muri ibi bihe, iyo numvise yaba umunyamahanga yaba umunyarwanda, nkumva afite umwuka, ndakurikira vuba cyane, kubera ko nicyo kintu gihishwe mu buryo bukomeye, haba mu nzu y'Imana, haba no mu bantu badasenga. Ibi bihisi irimo kunyuramo n'abantu bake cyane barimo kubisobanukirwa. Niyo mpamvu iyo mbonye uwo muntu, ewana, umwanya mfite ndawumuha kugira ngo nunguke byinshi. Kweri nkuko bibajije kuri iPhone, nari mu Bubiligi harenze nk'amezi hagati ya 5 na 6. iPhone mvuga uyu munsi nanjye uko nyizi ubu ngubu siko nari nyizi mu mezi 5 cyangwa 6 ashize. Ni telefone nakundaga cyane. Telefone nkunda ubundi ni Samsung. Nyuma ya Samsung nkunda iPhone. iPhone mu migambi nari mfite, numvaga ko nshobora kuzayigura nkayitunga nkayikoresha, cyane cyane ko nabonye abantu benshi bayitangira ubuhamya. Ariko ikibazo naje kugirana na iPhone ni amafoto. Amafoto telefone wenda simbizi, ariko Samsung nagiye ntunga ngewe nagereranyaga na iPhone zariho, apani za 13 na 12 zabanzirije. Nagereranya amafoto ya iPhone ni ya Samsung, nabaga mfite nkabona Samsung ifite amafoto meza kurusha iyo za iPhone. Nicyo cyandindije kuzigura, ariko ndakeka ko Imana yari ifitemo umugambi runaka, kuko nari ntarahishurirwa ibyo ari byo. Nabonaga ari byiza iki byose. Igitondo kimwe ndi mu Bubiligi, ndimo gupanga gahunda zisanzwe, nza kugambira kugura iPhone, ariko apana iPhone telefone, kugambira kugura mashine ya Apple, ya iMac n'izindi ziriya za Apple. Ndagambira mbipanga n'umuhungu wanjye w'imfura, kuko we ibintu bya mashine nibyo yize, arabizi cyane. Turapanga, ndamubwira ni ndimo gupanga kubona mashine ya Mac, ku buryo Imana nidufasha tukayibona tuzakora akazi keza cyane. Arambwira ati ni yihe, ni nibi hagera nzakubwira.
sawa sawa muvandimwe ndimo kubipanga gutyo igitondo kimwe nza kubona ubwo bushobozi bwo kugura iyo mashini noneho njya no mu iduka gushaka imashini ndayishaka ndatoranya ndareba iyo nari nkeneye nohereza umuhungu wanjye specification zayo umuhungu wanjye arareba aravuga ati papa iyi ni sawa rwose nabonye igiciro cyari 1600 na cy'amayero ubwo ni nka 1,600,000 zirenga z'amanyarwanda ndayikunda ndavuga ni wow iyi ni sawa nyohereza umuhungu wanjye arareba arabuyibona aravuga ati rwose iyi ngiyi ni sawa ndamubwirana ariko muri gahunda nifuza ko twagira nka mashini ebyiri nk'izi ngizi arambwira ati izo tuzifite ikintu cyitwa montage tuzajya turebaho gusa ubundi dukora ibintu biri perfect ndavuga ni wow okay arangije njya gushaka iyo mashini maze kuyibona ndayikunda ndanababwira nti iyi niyo nzaza gufata ndagenda hasigaye nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ngo ngeyo numva ijwi muvandimwe Jean-Luc na bavandimwe mudukurikira ndasenga Imana kugira ngo umwuka w'Imana akugenderere kuko aya ni amabanga ahishurwa n'ijuru iyo nza kuba narabyumvise ku wundi muntu cyangwa narabyumvise kuri YouTube cyangwa narabisomye ahantu nari kuvuga nti wenda nuko nabisomye ariko numvishijwe rimbwira hari ijwi numva buri umwe wese azi uko abana n'Imana ye ngewe Kamanzi hari ijwi numva sindibaze kabiri hamenya aho riturutse abaniri n'ijwi ry'umuremyi wanjye gahita nditega ugutwi nitonze ubundi no gukurikiza icyo umwami wanjye ambwira nta kindi maze kumva iryo jwi ryambwiye gute byarambwiye ati ariko se iyo Mac ushaka iyo mashini ya Mac ushaka hari ikirangantego kiriho icyo kirangantego uzi icyo gisobanura ese wari wakitegereza ngo urebe icyo ari cyo hari indi mashini ya Mac nari mfite mu rugo nini ariko bari bantije ntago yari yanjye mpitangira amatsiko noneho yo kureba icyo kirangantego ndavuga nti kirangantego ndebe icyo ari cyo bavandimwe umwuka w'Imana akugenderere kuko ngiye gukora ahantu hakomeye hagoye cyane niba ufite iyi mashini cyangwa ufite iyi telefone ntibikubangamire gusa usenga umwuka w'Imana kuganirize nayo mpamvu mvuga ni umwuka w'Imana abane nawe abe muri wowe aguhishurire numvishe iryo jwi nahise nitegereza icyo kirangantego noneho nkitegereza nitonze cyane bavandimwe byaje kuntungura nkitegereje ndakireba ndavuga ni iki se simbona ari iyo mukirebye ubona ari pomme tuzi twese sibyo iyo pomme iyo yitegereje ndareba ndabona ari pomme mva iryo jwi rimbwira riti itegereze neza none si iyo pomme imeze gute nitegereje ndeba iyo pomme ndavuga ni ako kanya bavandimwe naje kubona pomme ariko yariweho yamanyuweho ni kwa kundi ufata nka pomme ukaryaho nikanze ndavuga nti ndabona ari pomme ariko yariweho ati aha inyibutsa ako kanya umwuka ahita anyibutsa inkuru yabereye muri Edeni ya Adamu na Eva numva umutima uramenetse ndavuga nti ntago bishoboka ubu se umwuka urashaka kumbwira iki ako kanya numvijwe ati abakoze icyo kirangantego bakigereranyije neza cyane n'itunda Imana yabujije Adamu na Eva bariryaho iryo niyo message baba bashaka kuduha ambo numva umutima ucitsemo kabiri ntabwo bishoboka abana b'abantu bashobora kuba abagome muri uru rwego cyangwa se bashobora kwigamba imirimo ya Satani kuri uru rwego nitegereje noneho nditonda ndareba neza ndavuga ni mbona neza noneho njya muri internet ndandikamo hari ukuntu Imana impishuriye ibintu ngira inzira zitandukanye zo gucukumbura kugira ngo ndebe niba ayo makuru ari ay'ukuri noneho njya muri internet kureba
pome aho ziri, izo za apple nshyiramo ndandika, byose biraza, byose bitabiza. Noneho ndeba iyo pome yariweho, noneho pome nyayo nayo bayishyizeho yariweho. Noneho ndeba n'icyo kirangantego, ndangije ndumirwa, numva ijwi rimbwira riti abangaba icyo bashatse kubwira isi, icyo bashaka kubwira isi ni iki? Barashaka kubwira isi ngo twebwe, ni ukuvuga bo ni generation yabanze ibyo bintu Imana yababwiye ngo ntimukarye kuyitunda n'ibiki byose, bo barabyemera, bo baravuga bati twe turi generation yabanze kumva ibyo bintu, twe ntituri muri bariya. Kumbi nuko bimeze. Exact. Nukuvuga ngo kira kirangantego ni ugushaka guhamya ko ibyo abandi banze kwemera bo babyemera nk'ukuri ari byiza kuri bo. Bo nicyo, ahubwo nicyo cyiza cyabo. Nicyo cyiza cyabo. Ati kuba Adamu yarariyeho ni sawa kabisa. Ati twe turi generation y'abari itunda. Yes. Turi generation y'abari itunda. Ndikanga, numva amarira mu maso, numva umubiri urahindutse. None njya muri recherche sasa, gushakisha mu bitabo, gushakisha muri internet, gushakisha amakuru. Namaze iminsi ncukumbura, nsoma, ndumirwa cyane. Noneho icyaje kunkubita kurushaho nuko naje gusanga uwakoze icyo kirangantego ubwe akigitangira yagitangiye gisa nkaho ari ikirangantego ari umuntu yicaye munsi y'igiti cya pome. Arangije aza gufata itunda aryita pome we. Njya gushakisha kuki Imana ntiyatubwiye ko, mu byumve neza usomye Bibiliya yawe neza, Imana ibuza Adamu kurya kuri kiriya giti. Ntago yamubwiye ngo ni igiti cya pome, oya, yaramubwiye ngo imbuto iri kuri icyo giti ntukayirye. Ariko abisi baricara, abize teoloji, bavandimwe, abize teoloji baricara, bisi yose batangira gukora ubushakashatsi bati se iryo tunda cyangwa se urwo rubuto ni urubuto bwoko ki? Barangije baricara bakora reference mu kilatini, baza gusanga ko iryo tunda ngo birashoboka. Urumva, barabahatisha ngo birashoboka ko ari intuza, ari pome. Uko niko byaje kubishyira mu bushakashatsi butandukanye ngo iryo tunda ryari pome. Ariko Bibiliya ntago ipresiza iryo ari ryaba itunda, ryaba pome, ryaba manga, ryaba irindi tunda iryo ari ryo ryose. Ibyo twebwe ntibitureba. Icyo tuzi nuko Imana hari urubuto yabujije umwana w'umuntu kurya. Igitondo kimwe umwana w'umuntu Satani aramugenderera, anyuze mu ishusho y'inzoka, aramubwira ati ibyo bintu Imana yakubwiye reka. Imana izi ko nubirya uzangana nkayo, uzasobanukirwa ikibi n'icyiza, ubwenge. Satani ayobya umwana w'umuntu. Eva aremera, arya kuri iryo tunda, afataho arya, ariha na Eva na Adamu. Aho niho icyaha cyinjiye mu isi. Ingaruka ibi byose turi mu intambara, amacakubiri, amatiku, uburiganya, ubusambanyi, ubujura, intambara, urwango, ni ingaruka yo kutumvira ku mwana w'umuntu. Noneho aba bagome b'iyisi bayoboye iyisi barangije bazanye icyo gishushanyo bati twebwe turi generation yabanze kumvira iyo Mana, ntituyizi, ntituyishaka, ntitunayizi. Iryo tunda yavuze twebwe turarirya, riraturyohera. Uko niko gushyira icyo kirangantego. Ikirangantego cya mbere cyagiye kuri machine Apple ya mbere, Apple 2, icyo bitaga Apple 2. Icyo kirangantego muvandimwe Jean-Luc nkibonye muri research nari ndimo gukora, naravuze n'aba bantu n'aba sataniste kabisa. Cyari gifite amabara, aya mabara ari ku mabendera y'ubutinganyi. Bise ngo n'amabara y'umukororombya, ariko iyo ubaze bona amabara 6. Nyamara umukororombya ufite amabara 7. Uzabigenzure neza, uzabisome neza, namwe mukurikirane neza mu buryo bwa meteo, système météorologique itwereka neza cyane ko umukororombya, ibyo twize muri geography murabizi, ibyo nje kubibigisha, bifite amabara 7. Karindwi ni umubare w'Imana, ni umwuzuro w'Imana, sibyo? Plénitude de Dieu. Umubare 6 ni umubare wa Satani. Ni nayo mpamvu mu byahishuwe Yohana ibice 13 tubona neza ngo hari ikimenyetso y'isi
hari umubare umubare ab'iyisi b'icyo gihe wenda n'iki gihe turimo cyangwa ejo hazaza bazaterwa umubare 666 gatandatu aho uzumva gatandatu ni umubare wa Satani, karindwi ni umwuzuro w'Imana. Noneho umukororombya ni karindwi. Iyo ayo mabara y'abatinganyi ni aya mabendera murayazi, mujya muyareba mu bihugu mutuyemo mwese. Iryo bendera nta hantu ritari ku isi, ni amabara atandatu. Ubare neza, ni amabara atandatu. Hari akantu wavuze aho ngaho, yego, ntabwo nari nkazi. Nta nubwo nari nzi ko ngewe abatinganyi bafite ibendera. Ntabwo nari nzi ko ibyo bendera Rwanda hano ntabwo riri mu mahanga. Nicyo nifuje kugikubaza. Hano mu Rwanda wasobanuye ngo abatinganyi barahari kandi hari n'ibendera bazamuye. Ese kuko nukuri muvandimwe? Nukuri kuzuye. Jya ku Gihe biriho, jya mu binyamakuru byose biri by'u Rwanda biriho, jya kuri YouTube biriho, nta hantu bitari. Bazamuye ibendera batinganye. Bazamuye ibendera, no kuvuga mu minsi ishize harenze nk'ukwezi, cyangwa se nta nubwo ari byakererega. Harenze nk'ukwezi, ndakeka niba nibeshye byose biri kuri social media jyaho, ntago ari ibanga, nta nubwo dutinya kubivuga kuko byaramamaye. Byabereye hano Kacyiru, ndakeka ahantu hamwe bakoreye ceremony, abatinganyi b'u Rwanda baraterana. Byari ibintu biteye isoni. Barazamura ibendera ry'ikuzimu bararizamura mu gihugu cyacu. Barangije ambasaderi w'Ubwongereza niwe wari umushyitsi mukuru. Bari banatumiye muki umuyobozi mukuru muri iyo mihango yari ambasaderi w'Ubwongereza. Hari na ministre wacu ntazo ari we yabigitabiriye, ku buryo bavuze amagambo uburyo kibashigikiye iyo gahunda. Nta no kuvuga ko ntabwo icyo gikorwa cyakorerwa mu gihugu ubuyobozi butacyemera, ntabwo bishoboka. Byarabaye defile, bakora defile abana b'abahungu b'abatinganyi bambaye utujipo bimakiye, bakoze biki rwose baradefina. Noneho baza kuzamura ibendera bien, iryo bendera ry'amabara atandatu bararizamura mu gihugu cyacu nk'ikimenyetso ni ukutwereka ko bahageze. Nta kindi kintu, ni ukutwereka ko igihugu cyacu natwe ubu dufite umudendezo wo kwakira bene ibyo ngibyo. Nyamara narabivuze, ndavuga nti nyamara umunyamwuka, umwana w'Imana mu gihe nk'iki ajya hasi kukaragwa kaboroga. Sodoma na Gomora iba yinjiye mu gihugu, kandi kuko tubizi twese icyatumye Sodoma na Gomora irimbuka, Imana irimbura, ni ukubera ko ibyo byaha, yego ibyaha byari byinshi, ariko icyageza Imana yumva iti ibi byo sinakwihangana, mu butinganyi. Yewe aho ngaho niho mfite ikibazo gikomeye, nk'uko kuko bivuze iby'Isodoma na Gomora. Aho urumva ni imidugudu ibiri yonyine, ni ibiri gusa. Iyo twitegereje muri iki gihe ubutinganyi, ngira ngo hafi isi yose byararangiye, nta nahasigaye. Icyo mu Rwanda cyose nari nkizi. None niba Isodoma na Gomora barasambanye, abana bagasambana, abagore bagasambana, abagabo bagasambana, Loti ahamagara ijuru ati mwaje mugatabara Isodoma na Gomora ko byacitse, ngo Imana ntiyigeze iza. Ariko umunsi ubutinganyi bwazaga, umugabo akaryama n'undi mugabo, umugore akaryama n'undi mugore, ngo Imana iravuga ngo tumanuke tujye kureba ko ibyo baharega. Kandi Imana ntiyavuze ngo reka manuke, tumanuke. Ibyo yakoreshe mu irema, yikoresha iryo jambo aho ngaho, niho abantu bagomba kwitondera cyane. Ni ukuvuga ko yaje mu bushobozi bwayo bwose. Ibyo yakoresheje mu irema, ibyo yakoresheje ku munara w'Ibabeli, ku munara w'Ibabeli, voilà, ijya gutandukanya indimi. Ni tumanuke yaba mu Kifaransa, yaba mu Cyongereza, yaba iki, ni pluriel, ni ku bwinshi. Ni ukuvuga ko Yesu, Imana Data, Umwana, Umwuka Wera, Imana donc nyamana imanuke. Ntagara, niba ntibeshye tubibona inshuro 3 muri Bibiliya. Niba ntibeshye ni mwitangiriro Ibabeli ndetse na hari Sodoma. None icyo shaka kuvuga, Mana y'isi n'ijuru, iyo yari imidugudu ingahe? 2. None uyu munsi ubutinganyi ku isi yose imaze kubwakira. Hari naho merutse kubona abagabo 2 South Africa, harimo umwe wa South Africa, undi wo muri Kenya, baba pastor, yes, basezeranye. Numvishe ngo n'ubuyobozi bukuru bwa Anglikani ku rwego rw'isi barabyemeje cyane rwose. Nkibaza
ese ko noneho uyu munsi butinganyi bufashe isi yose kuko ubusambanyi bwo bwari busanzwe buhari n'ubundi ni amazi yo kunywa n'imikino urumva none ubutinganyi isi yose imaze kubwemera n'inaha mu Rwanda ndakubazamo ibintu bibiri icya mbere kuri wowe mu ruhande rwo kugaruka kwa Yesu cyangwa se kuba Imana ije kureba ko ibyo itorero rega isi ari ukuri icya kabiri n'ingaruka mbere yuko Yesu agaruka zishobora kuba ku gihugu cyose cyamaze kwemeza ubutinganyi urabivugaho iki icya mbere kwanza nk'ibyo uvuze bya Anglikane yacitsemo kabiri njyewe ku giti cyanjye njyewe Kamanzi nivuganiye icyo gihe ikibazo cyabaye mu Bwongereza habaye inama urazi ko Anglikane ubundi komoka mu Bwongereza hari habaye inama bahamagaza aba bishop bose bo kwisi bahagarariye Anglikane n'uwacu hano icyo gihe wari apano yuriho wari tayinze nawe yari muri iyo nama nge niwe ubwite twivuganiye umusaza wari uriho icyo gihe niwe ubwite avuyeyo amaso ku yandi atubwira ibyavuye muri iyo nama bacitse mu bice bibiri Afrika baravuga bati twebwe tutandukanye namwe babakangisha ngo inkunga yose turayihagarika arataha aravuga ati muyihagarike tuzabereye uko tubaho n'ubundi twari turiho bacika mu bice bibiri mu nama tu baravuga ati yari ubyemeze abamusenyeri bose bo kwisi b'Abanglikane kwisi yari yateraniye mu Bwongereza ku kicaro gikuru cya Anglikane abanyafrika bonyine nibo bavuze bati ibyo turabyanze abandi Burayi batangira kuzana uburenganzira bw'ikirema muntu bavuye mu nama bemeje bati niba ari inkunga muyihagarike ariko ibyo ntago tubyemera yatashye no mu Rwanda yanze iyo migambi yarinze ava kuri iyo ntebe kubera yarakuze ajya muri pension yarinze ava kuri iyo ntebe atemeye ibyo bintu noneho ingaruka yabyo ni yihe turebye neza Sodoma na Gomora nkuko tubivuze tuti nicyo cyatumye Imana ivuga ati tumanuke bavandimwe ubu ni mu rwego rw'isi Imana igiye kongera kuvuga iti tumanuke ibyo tubyitege ntago ari ibintu ni nayo mpamvu njyewe ku giti cyanjye mu magambo menshi nsigaye mvuga cyangwa ibintu mbwira abantu ndaganira nabo nkababwira ni Yesu aramutse atinze kugaruka kuko ni ikintu kigaragaza ko isi igomba guhanwa itihana kandi kwihana kwayo kuri kubera ko birimo amafaranga menshi ahubwo nta n'uguhari nicyo kibazo birimo amafaranga menshi arimo kujyana abantu benshi mu irimbukiro kandi abantu babireba ibintu by'ubutinganyi n'amafaranga umuntu bigiyemo bamusukaho ntago yakena gutyo cyane ase ikibazo mfite ku bantu badukurikiye wenda kuko ngiye nigeze kujyana mu ivuga butumwa mu idini rimwe rwose bantumiye ndangije kwigisha umusore araza aransanga arimo ararira arambwira ngo ndashaka kwihana yewe ndi umutinganyi uwe yarabinyibwire turana amaso ku yandi ndikanga ati kandi nari umunyamasengesho usengana n'abandi ati ibiterane byose mba mbirimo ariko ntabwo bigeze bayishurirwa ibyanjye ariko ngiyewe ako niko kazi nagiraga ndashaka kwihana ubutinganyi mujyana ahantu ndamupfukamisha ndamusengera arihana noneho mpita ngira ikibazo ndavuga ni no mu madini barimo noneho ubutumwa turimo turatanga nk'iki kintu ko nta muntu bari baha amafaranga ko yaryamanye n'undi batandukanye ku bitsina byombi ngo bayahe umugabo agiye kuryamana n'umugore cyangwa bayahe umugore ugiye kuryamana n'umugabo ahubwo uzasanga hirya no hino mu isi hari n'ibihugu bitabyemera kuki noneho aba bantu badatekereza kuba umugabo n'umugabo baryamana bakanabimuhembera ngo iki kintu babanze bibaze icyo kintu exact ntabwo bahita bumva ko hari ikintu cyishe inyuma aho ngaho kibyihishe inyuma cyo kuba ubugingo bwabo bwarangira kubagira ati muze kubahendesha utuntu ubu se abantu barabitekereza si byo kore nabo njya numva ati ngewe wama nuko ngikuzemo kuyazana nayazana umva nawe benshi cyane none se niba urubona tuvuge tuti kuri icyo ngicyo uvuze itorero ni inshingano z'itorero kuvuga ibi bintu birimo kubaho mu rwego rw'isi niba ubona umupasiteri nk'iburayiho ntushobora kuzana iyi sije mu itorero cyangwa ngo umupasiteri ajye ku byuma nk'ibi ngibi by'itangazamakuru avuga kivuge abareba inyungu ze aravuga ati ntinyuke mvuga ibi urusengero ejo barumfungire
ibya 10 n'amaturo se biravaye akabika ukuri azi neza cyane kuri mu ijambo ry'Imana kubw'inyungu z'umubiri. ubwo si ikibazo cy'amadini ubwo Ni ikibazo cy'amadini n'amatorero. Iyo idini cyangwa se itorero, amadini yose ndeka nene kuna yavuga amatorero, yaza guhagarara akigisha abantu ukuri kose kw'ibihe turimo kunyuramo. Vandimwe, ibi bintu birimo kuba ntago byakabaye uko bimeze. Iyi ni esheke, ni kigaragaza ko ari esheke y'amatorero, kuko iyo itorero ritavuga ubutumwa ryibitse muri kakazu le 4000 muri yanzu nyine, urabona urusengero rugizwe n'inkingi enye. Iyo abantu bibitse mu rusengero ntibasohoke ngo bajye kuvuga ubutumwa, ibyaha mu gihugu birazamuka, agakiza kakamanuka. Naratunguwe ngeze mu bice bya Remera hariya, imyaka maze ntarino, ngarutse shaka amazu nahasize ndayabura. Kubera iki? Kubera ko amazu yose ari muri kariya gace yahindutse utuware. Shaka icyumba cy'amasengesho aho ngaho ndakibura, shaka itorero aho ngaho ndayibura. Kuva avenue itangiye kugeza aho irangiriye, imwe indi ya munsi yose yabaye utubare. Iyo ni esheke yivuga butumwa mu gihugu. ubwo ni esheke kuri ba bantu bafite amatorero. Exact. Ni esheke, reka tubivuga ukuri, ni esheke ku bashumba bafite amatorero, ni esheke ku ma ministeri yivuga butumwa. Kubera iki? Kubera ko umva ikintu cyoroshye, tuvuge tuti mfite church yitwa Les 12 Ouvriers, reka mbite gutya, ntavuga urusengero rw'abandi batavuga ngo na vuge church nubwo ntayihari, ariko nyite Les 12 Ouvriers Church. Iyo Les 12 Ouvriers Church Imana ikampa abakristo ngomba gushumba, nkabazana hagira abakristo 1000 mu rusengero. Abo bakristo 1000 bakicara mu rusengero ukwezi kumwe, amezi 2, umwaka, batanga ibya 10 n'amaturo, bakaza kuwa kabiri, kuwa gatanu, ku cyumweru bakagaruka bagatanga ibya 10 n'amaturo, tugasenga, tukaririmba, tukumva ijambo ry'Imana, tugasohoka. Mbanishe rya tegeko Yesu yatubwiye muri Matayo 28 ngo ni mugende mubwirize amahanga yose, bamubahindure baba abigishwa banjye, mubabatiza, bemera mubabatize mu izina rya Data, ry'Umwana n'Umwuka Wera. Ni mugende, niryo tegeko Yesu yaduhaye, mugende. Ariko uyu munsi abakozi b'Imana benshi bacuritse iyo verse, bayihindura ngo ni muze. Ntitukigenda gushaka intama zazimiye, dusigaye tuzibwira ngo muze mu church yanjye, muze mwebwe, in my church, mu rusengero rwanjye. Ni nayo mpamvu batinyuka kuvuga ngo urusengero rwanjye. Yiza kuba rwa Kristo, wakora icyo Kristo yakubwiye, genda. Warabicuritse, basigaye baza, iyo bataje ukajya no kubashaka kugira ngo baza aho ngaho tayari. Ibyo nibyo ngibyo ntago bizabuza ko ubupagani buzamuka mu gihugu, agakiza kamanuke. Kubera iki? Misiology, icyo Yesu yadutumye twarakicaje. Ntitukira aba missionnaire, ntitukira abavuga butumwa, ntitukigenda, ahubwo dusigaye tubabwira muze. No kuvuga kugeza uyu munsi abayobozi b'amadini, abayobozi b'amatorero bahindukiye igihombo Imana. Sintinya kubivuga, ni bahombeye Imana, nta kibazo Imana. Sintinya kubivuga. Tugaruka gatoya noneho rero, turi kuvuga ngo Isodomu ni Gomora, ubutinganyi bwabaye ikimenyetso cyo kuguza kw'Imana, kubwami bw'Imana buje kurangiza Isodomu ni Gomora. None uyu munsi ubutinganyi buremejwe ku rwego rw'isi, na hano nk'uko tubwiye mu Rwanda ubwo ibendera bararizamuye, bivuye ngo barabyemeye. Kuri wowe ni nk'ikihe kimenyetso cyangwa se ni iyihe message Imana ihaye abantu, ariko biturutse ku bibi byabo bakora, iri guha abantu bari mu isi kugira ngo babe maso? Kabiri, ese ubundi mbere yuko Yesu agaruka, nta bindi byago bishobora kubaho bitewe nuko abantu bari kwigomeka ku Mana ku rwego rukomeye? Okay, dukurikije icyambere uvuze, ubutumwa Imana irimo kuduha ubu ngubu ni bumwe gusa. Ubutumwa Imana irimo kuduha ubu ngubu ni bumwe gusa. Ni mwihane,
mwihane. nta bundi butumwa, ndi hafi kugaruka. Yesu yazanywe n'ubutumwa bwo kubwira abantu ati ubwami bw'Imana buri hafi, ni mwihane. Nibwo butumwa muvandimwe Jean-Luc tugomba kubwiriza muri ibi bihe. Twihane ibyaha, ibyo byose ni ingaruka y'icyaha. Twihane, ubwami bw'Imana buri hafi kugaruka. Niyo message. Icya kabiri wari uvuze, ese nta kindi cyago Imana ishobora gukora? Matayo 24 Yesu yaratubwiye bizabanziriza kugaruka kwa Yesu. Ibyo byaha ni ibihe? Imitingito y'isi turimo kubona, imyuzure turimo kubona igahitana abantu batandukanye, izi ndwara z'ibyorezo zitandukanye za sida n'ibindi, n'iki cyorezo cya corona cyugarije isi imyaka ibaye 3 niba ari 2 niba ari 3. Ibyo byose ni ingaruka yo kutumvira Imana. Nubwo twavuga tuti iki cyorezo byaramenyekanye ko cyavuye mu ruganda runaka kirakorwa n'abantu, ibyo ntago ari banga, sibyo? Ni ibintu nawe ibinyamakuru byanditse. Ariko abo bantu kubera kutubaha Imana, kubera kuvuga ngo twe turi ya generation yari itunda twe turi ya generation yari itunda, nibo barimo gucura imigambi itandukanye. Ibyo byose ni ingaruka yo kutumvira Imana. Nibwo butumwa Imana irimo kutubwira, nicyo byo yindi vuga uti mbere yuko Yesu aza ese nta kantu yagikubita, azindi ngaruka. Nibyo byose bavandimwe, ukamara amezi 2 ufungiranye mu rugo ntusohoke kubera icyorezo cyugarije isi, ukaburara ukabwirirwa ukabura uko ujya gukora. Izo ni ingaruka z'ibi byose. Bivuge ngo abantu ko iminsi igenda yihuta yicuma, aho kugira ngo abantu barusheho kwegera Imana ahubwo barusheho kwigomeka. Kuko niko bimeze. Niba iki cyorezo kije gutya kikicaza abantu mu mazu ntibasohoke, hano mu Rwanda twize iki? Ese ni riyo somo tuvanyemo kubera n'Imana? Ya madini yarafunzwe, insengero zirafungwa. None bigezaho ahubwo nyuma yuko ibyo bibayeho dusohotse hanze hahise hazamurwa ibendera ry'umutinganyi. Icyo kibazo muvandimwe uri kure nari kuguhobera. Ndakubwiza ukuri, uri kure nari kuguhobera. Uti kubera iki? Ngewe Kamanzi, ibi byabaye ndi mu Bubiligi, ibi bya corona byose byabaye ndi hariya. Ivuze gutyo numva akantu k'akayomosiyo muri nge, kubera ko ibi bintu bya corona bitangiye bikomeye, bigeze aho byageze isi mu buryo bwose bushoboka. Ngiye muri nge nari nzi ko nyuma y'iki cyorezo nicyoroha nikigabanuka abantu bakasubira mu buzima busanzwe, umva abakristo bazakizwa, abantu bakizwe bundi bushyashya, abapagani bakizwa, abakristo bakizweho kurushaho. Noneho abantu bakorera Imana ivuga butumwa ryaguke, abantu bazenguruka isi babwira isi bati iki kintu Imana yatweretse ni ikimenyetso gikomeye simusiga kitugaragariza ko nyuma y'iki ibizakurikiraho biteye ubwoba. Nari nzi ko ahubwo abantu bagiye gukorera Imana mu buryo bukomeye, bagiye kwanga isi n'ibyayo, bagiye kuzinuka isi. Nuko tugiye kuba muri iyi si nkaho tutayirimo. Yego dukore, tujye mu kazi, twige, ariko isi ntidutware, ntiyonge, kuko twarabibonye ko igitondo kimwe ibintu bishobora guhinduka. Yasi wari ufite mu biganza guce mu myanya y'intoki, twarabibonye. Ariko icyaje kuntungura nuko ubu ngubu yabaho mvuye, yabaho ngeze ubu ngubu, ndabona ahubwo abantu basa nkaho baregeje, nkaho baryamjeho noneho kwigomeka bikomeye cyane. Narumiwe. Amatorero yasubiye muri ya movement ya mbere ya corona. Igitangaje, hari isi ebyiri ubu ngubu, hari isi ebyiri. Hari icyo iyi politiki, system y'isi yonyine yise, ntago ari umwana yonyine yaricaye irapanga iravuga iti ya un monde avant covid et un monde après covid. Hari isi ya mbere ya covid, hari n'isi ya nyuma ya covid, bonyine bayiciye mu bice bibiri. No kuvuga ko isi ya mbere ya covid hari ibyo bakoze, nyuma ya covid harimo barimo gupanga gukora mu kiswe agenda 2030, uyu mwaka w'2030. Nejo bundi mu myaka ingahe 7 siragera hajya 7 irimo, turi muri 2020 n'amezi 7 n'amezi. Ni imyaka mike cyane. Bafite agenda bamaze gutegura, bagomba kuba
byanze bikunze isi igomba kuba imaze kugera muri iyo agenda 2030. Itorero ni iyihe agenda dufite? Mu minsi ishize nabuze amahoro, numva ijwi ry'Imana rimbwira riti Kamanzi, kuva ubu kugera 2027 2027 nturyame. Ndikanga ndavuga ni kwa kuva ubu kugera 2027 nturyame. Noneho ndasobanuza sindyame gute, numva ijwi risobanurira uburyo ki bariya niba barashyizeho gahunda yo kugeza muri 2030 mugomba gukora ibishobotse mbere y'icyo gihe. Mwebwe nk'itorero mukora ibirenze ibyo ngibyo. Ibirenze ibyo ngibyo ni ibiki? Muvuga ubutumwa nk'abazapfejo. Niyo mpamvu muri minsi ishyaka rindimo no kuvuga ubutumwa nk'utazabaho ejo. Kuko ndabizi ko ababisi ntibazakunda umuntu wese uzahagarara mu kuri no mu mwuka. Tugaruke noneho rero, warugeze ku kirebana ni bimenyetso cyangwa se amabara agize umukororombya. Uti umukororombya waba ari bemeye ibyitunda rya Adamu, ari nawo umukororombya w'abatinganyi, bati ni amabara 6. Hanyuma umukororombya w'Imana ati ni amabara 7. Warugeze aho wari gusobanura noneho rero uko byagenze. Exact, Imana igumugisha. Noneho ibyo maze kubireba ndavuga ni yo, ibi bintu burya babipanze kera. Uyu munsi turimo kubibona ubu ngubu, byatangiye mu myaka za 74 niyo 6 barabizana mpaka iyo epo noneho iremezwa nk'ikirangantego. Ariko nyuma ari amabara baza kuyakuraho bagumiza kiriya cya pome yariweho. Barangije bayomeka kuri telefone ya mbere ku isi. Bamaze kuyomekaho baba proud cyane, barishima cyane, bati wow, generation yabanze kumvira Imana. Turahageze. Kandi isi tugomba kuyijyana kuri papa wabo ari we Satani wabatumye kwanga kumvira Imana. Uko niko binjije iyo system. Barangije bakora telefone barayitondera. Muvandimwe reba noneho uyu munsi umukobwa mwiza wese arashaka iPhone, umuhungu mwiza wese arashaka iPhone, abapapa bose barashaka iPhone. Noneho tugeze kuri iPhone 13 Pro Max, abayifite ngwirarema nta bindi. Akaga gakomeye ubushakashatsi bundi ndimo gukora, muvandimwe Jean-Luc, nuko abatunze iyi telefone bose mu gihe kiri imbere hari amafaveri bazajya bagira, donc hari ubuntu bazajya bagirirwa kuruta abandi. Hari amaserivisi bazajya ba-accessingaho kuruta abandi. Muri Amerika ho hari ibice bimwe bari baratangiye bapromotinga iPhone. No kuvuga ko mu buryo bwa technology Satani arimo kutujyanamo muri iyi si y'imperuka, abazaba bafite iyo telefone hari ibintu byinshi cyane bazaba bafitiye uburenganzira kuruta ufite izindi telefone. Ariko ibyo byose ni bya bindi byo gukuruza abantu kugira ngo barusheho gukunda isi, binjire batareba imbere n'inyuma. Igitondo kimwe bazaze gusanga baguye mu bintu batazi. Umugambi wa Satani uri inyuma y'ibi byose bya technology ni iki? Ni ukugira ngo bazawuze umwana w'Imana kumva impanda. Wabuze umugeni kuzumva impanda ya Kristo, wabuze itorero kumva impanda ya Kristo. Uyu munsi baduteguriye ibintu nk'ibyo biturangaze. Uyigemo umare mu mwanya munini. Bibiliya wakubaza ngo wayisomye kangahe ku munsi, wasomye verse yihe ku munsi ubure. Ikibazo gihari abantu Bibiliya n'igitabo badashaka nago bacyumva. Sinzi impamvu, sinzi ikibazo abantu bafitanye na Bibiliya, kandi ubwo ndabwira abakijijwe kabadakijijwe ahubwo baranayikoresha cyane bishakiramo ibindi. Icyo nishaka kubaza, hari ikiganiro twatambukije ejo bundi ngira ngo tugeze nko 8 hari abantu bakire abantu batari 7. N'umugabo yarimo gusobanura iyi technology turimo muri kino gihe cya none. Narakibonye. Warakibonye. Umupapa umwe avuga ibintu byinshi, yitwa Wilbert. Imana imumugisha. Avuga ibintu byinshi, avuga ibya microchip, ajya mu matelefone, ajya mu makarite, arasobanura arabati byose ikimenyetso kiriho cyuriya mubare 636.
ntiriwe wenda ibyo ngiye mbijyamo cyane, wowe nk'umuntu uri kubona tekinoloji kugeza ubwo uvuga iPhone Imana yagwishuriye ibyayo, ese ni iyihe impact ubona iri koranabuhanga cyangwa iyi tekinoloji tubona ifite umuvuduko wihuta cyane mu gutwara isi, niyo impact cyangwa ni ubuhe bushobozi ububasha ishobora kugira ku bugingo bw'abantu cyane cyane abizera Kristo Yesu? Byiza cyane. Mbere na mbere reka mvuge impact mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwiza, epfo mvuge no mu buryo bubi. Mu buryo bwiza nuko wowe nanjye ibi byuma bitaza kuba bihari, uri mwene data uri mu Buhindi, uri muri Amerika, uri muri Australia, ngiyo ntiyari kumva ubu butumwa, ariko kubera ko bihari ubutumwa buragenda. Yesu avuga ngo mubwiriza amahanga, mugende mugere ku mpera y'isi, we mu bwenge bw'Imana yari yarabonye ibi byose ko azemera ko abantu bagira ubwo bwenge bwo kubirema kugira ngo ivuga butumwa ryihute. Iyo ni mu buryo buri positive, kuko n'uyu munsi research nyinshi dukora tuzikorera kuri ibi, kuri iyi tekinoloji. Abo yanyuzemo bo imigambi yabo no kugira ngo bahirike isi, donc bahirike ubwami bw'Imana, banyuze ibintu byinshi muri ibi ngibi, then nibarangiza isi, itorero, umubiri wa Kristo uvangirwe. Noneho impact izavamo mu buryo bw'umubiri, ni hehe iyi tekinoloji izaza guhurira n'ubugingo. Aho ngaho njya numva abakozi b'Imana batandukanye babisobanura uko babyumva, simbujije buri umwe wese agira ihishurirwa rye, kandi ndubaha ihishurirwa rya buri umwe wese. Ariko nkanjye nkurikije uko nasomye, uko nahishuriwe, ntago na gato iyi tekinoloji iriho itazafectinga ubugingo bw'umuntu, izafectinga ubugingo bw'umuntu byanze bikunze, umuntu uzemera kuyoboka izi tekinoloji ziriho. Ni gute ni hehe bizahurira? Uyu munsi twese turimo kujya muri system imwe, muri ritme imwe yihe y'ubukungu. Hari politiki imwe, hari ubukungu bumwe, hari idini rimwe. Ibyo ni ibintu abayobozi b'iyisi barimo gupanga kandi barangije, birimo ahubwo kugenda bisohora. Tugaruke mu buryo bw'ubukungu. Uriya muvandimwe wacu kuri icyo kiganiro wavuze, narakurikiye asobanura uburyo ki ari amakarte, yerekanye amakarte yose, asobanura ka microchip, asobanura na chip. Kandi munyemereye kariya gace aho yasobanuye chip na microchip, yaba wowe yaba we, munyemereye nazagakoresha mu kiganiro ndimo gutegura kubisobanuraho neza. Mumpaye uburenganzira, oya nta kibazo, Imana wahumugisha. Nzagakatamo ako ngako ngakoreshe, kuko ngewe iyo mbonye umuvuga butumwa avuze ibintu byiza, numva mu supportinze muri icyo gitekerezo. Sinajya kuvuga ibindi kugira ngo babone ko ari Kamanzi wabivuze. Yavuze ibintu nanjye nzi, ariko ndifuza gukoresha icyo gice yakoresheje. Mvuge ni kuri Ayalone hanyuze ikiganiro cyiza, ndagikunda, reka ngikoreshe, ahubwo nshigikira icyo gitekerezo cy'umuvandimwe yakoze. Imana ibaho umugisha kandi murakoze cyane. Amen. Noneho aho bizahurira n'ubugingo ni hehe? Yarasobanuye neza ko utwo twose, carte ya Rama, ya sinzi MMA, ibiki byose biriya bya mutuelle de santé, banque, tu bagiye kubikuraho, babihurize ku kantu bita microchip. Yaranasobanuye difference iri hagati ya microchip na chip. Chip nizo ngizo, micro nukubera kabaya kanzinya. Noneho igitondo kimwe baze bavuge bati, umva nshuti yanjye, ngwino zana umubiri wawe, dore passport, irangamuntu, byose guca ku kibuga ni twi ugacaho, kuko byose birimo. Nshuti, Satani wa muriganya wo muri Edene yihinduye inzoka. Imana ibuza Adamu kurya ku rubuto, nta muntu, ndakeka ko n'abamarayika, nta muntu warose ko, yego icyo gihe nta muntu wari uri uretse Adamu, nta kiremwa cyarose ko uzashuka Adamu azanyura mu nzoka. Urumva bwa buriganya ukomeye cyane. Ubwo buriganya bwaje kubeshya umwana w'umuntu ngo rya nta kibazo, n'uyu munsi buracyakora.
bwa bwenge bwabuze muri Edeni, ubwo bwenge nibwo Imana yasabye muri Daniel kugira ngo tubashe kugira icyo kintu cy'ubwenge. Niyo muri Ibyahishuwe Yohana ibice 13 ku murongo wa 18 aho atubwira ko hazabaho umunsi iy'isi hazabaho ikimenyetso cy'inyamaswa, izina ry'umuntu n'iki n'umubare w'izina ryayo. Ati ufite ubwenge nabari, nkunda ijambo ryo mu Gifaransa rikoresha ngo sagesse. Sagesse muri Bibiliya usanga irimo inshuro zirenga 260. Ni ukuvuga ni ijambo Imana yatinzeho cyane, sagesse. Mugire sagesse. Mu Byahishuwe Imana irongera aratwibutsa ati aya mayobera nashika utazaba uri sage, utazaba ufite ubwenge bw'Imana, nubwo yaba yavuga mu ndimi nshya ntazabimenya. Ivyo nacyo ntazabimenya. Noneho bizahurira he? Uwo muriganya yakoze amayeri menshi muri iyi tekinoloji, aricara arareba ati uyu mwana w'umuntu azancika tu, ariko kugira ngo atancika reka nzinjire mu mubiri we, noneho mpindure uko Imana yamuremye. Nimara kugera kuri icyo kintu, nzamuha gutekereza uko atatekerezaga, akore ibyo ngewe nshaka biturutse ku byo namushyize mu mubiri. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye, n'ubu abantu batari bashyikira bakanguke. Kandi bikambabaza kubera iki abantu batabishyikira bitwa abakristo, kuko ntabwo ibyaha dukora bizaturimbuza bikorerwa mu mwuka, ni umubiri bikora kandi tukazarimbuka. Urumva ko kantu cyane. Niba rero ibyaha dukora n'umubiri ubikora bigatuma ubugingo bwacu buzarimbuka, my God, dukwiye kumenya ko hari ikintu bashobora gukoresha umubiri wacu ukadukoresha ibyaha n'umuri tukazarimbuka. Niko bimeze. Aha rero ntabwo babyumva, kuko iyo microchip turimo turavuga n'ubu hari abantu benshi nzi barimo baravuga, harimo n'abavuga ngo nabavuga ubutumwa bakomeye bazwi bakomeye no kuri social media bazwi no mu Rwanda hano, atari no ku isi naha mu Rwanda, batinyuka bakavuga ngo nayo nize vuba tukishirisha ibibazo nk'uturimo ngaruta uri muri isi ngo tuzanywa. Hari verse bakoresha cyane ngo tuzanywa iyo muri Marko ibice 16 ngo tuzanywa ikica nacyo kizadutwara, niba ntibeshye ni Marko 16 wala exact Marko 16 tuzanywa ikica, aho Yesu yabwiye intumwa abaha misiyo y'ubutumwa, bo barayihinduye ngo tuzanywa ikica ntacyo kizadutwara. Aha ndashaka ko tuzakora ikiganiro nokuri tureba kubera iki abantu iyo bageze muri situation ikomerera ubuzima bwabo bw'umubiri bahita bashaka verse biblique iborohereza urugendo. None kubiri igaragaza ko itorero rishobora kuzinjira mu gutotezwa mu karengane. Ese itorero zatotezwa ryari? Kubera ko Bibiliya inavuga ko tugo tutarabisi cyane, turabahisi n'abagenzi. Niyo tutarabisi rese nizadukunda, ariko tushaka gukundwa n'isi tugakundwa n'ijuru, kandi bira ntibyemera. Kubera iki n'ubu abantu batarashyikira ibya microchip ngo bumve ko ari ikintu gikomeye gishobora gutuma bakora ibyaha, kuko microchip inarorere ko kubigushyirizwemo niba ari 336 nta gisi nabyemera ko ari 336, ahubwo uzi ikizagukoresha gituma nyiricyo kimenyetso cyo mubare kikujyaho. Kuko bashobora kuyikoresha bayobora umubiri wawe, umubiri wawe bakawukoresha ibibi, kuki se batagutera kurakara kandi utajya kurakara. Muvandimwe, kubazi inkuru y'imbeba n'amano, nje ntayo nahuye nayo, ariko ababizi ngo buriya imbeba irazika kurya amano ngo iguhuha, ku buryo ngo ntabwo ubyumva ngo irikarya. Nanjye yandiyeho. Ufite ubuhamya, warabyumvise irimo kukurya ngo ikora ngo ukanguka wumva uri kubabara, ukabona igise ngo irimo kurya, irimo guhuha. Utwo twa microchip n'ibindi byabanjirize, imbeba irimo kurya amano ihuha. Igitondo kimwe bazikanga amano kandi batari busubizeho ibyavuyeho. Niko bimeze. Utwo twose n'uduhendesho barimo guhendesha abana kugira ngo baze bumve ko nta kibazo ikibazo gihari. Umuntu niyamara gufata microchip, twemere ko atari yo 666 tubyemere da, ariko n'inzira nyabagendwa ikugezayo ngari cyane, ihakugeza, iharuye neza ihakugeza.
ihakugeza. Noneho bwa bugingo uvuga ngo ukurimo aruta kure uri mu isi, nicyo gihe uzabimenya. Ariko ikibabaje amazi azaba yarenze inkombe, kuko niba muka bakontora ibitekerezo byawe bagakontora umubiri wawe, niba utajya gusambana ugashiduka ufite irari riteye ubwoba, ukumva ku munsi nibuzura aryama n'abagore nka 5. Exact. Ese abasambanyi bazajya mu ijuru? Hari n'umuntu wo mu Bufaransa yatanze ubwo buhamya, umunyafrika kazi, nanjye namwumviseho, yatanze ubuhamya uburyo kibamushyize muri Senegal. Warabikurikiye? Nabikurikiye ngo bayimushyize. Warabonye ako ka video? Uburyo bamushyize microchip mu Bufaransa, arangije agira irari ati ku buryo yumvaga n'abagabo 10 ku munsi, ngo agezeho akajya kumwe ku wundi, ngo yarasambanye akumva ntanyurwa, akoresha imiti, akoresha ibiti byose, shaka ibiti akajya aribyo yikoresha. Waragakurikiye. Aha ni abantu bakwiriye kumenya, kuko umubare bawufashe nk'imibare isanzwe. Exact. Kandi umubare usobanura ubwandure cyane rwose. None se nukora ibyaha uzajya mu ijuru zawe waranduye, umubare ukuriho. Kandi bashobora kuyobora umubiri wawe bakawutera gukora ibyaha utigeze ukora. Mu gusoza, gusa ako kantu karengejeho, uzanyemerere tuzakore ikiganiro cyabyo twinjiremo, kwereka bien uburyo bwose bushoboka, uburyo ki ubugingo nutaburinda ntawe uzabukurindira. Nuvuga ngo microchip izakwinjiramo, iyo microchip izaguhindura icyo utari cyo, utangira ube controle n'imashini na computer. Nukuvuga ko wa muntu nigeze kubivugaho mu kiganiro kimwe nigeze gukora, ngira nari ndimo kuvuga ni kakuma kayobo y'isi, donc kazajyana isi kuzimu, kabonetse. Naravuze ni umunsi kazinjira mu mubiri ako bifuza, pano tungutu tubona batesta ngo ku kazi agafungura umuryango w'akazi, turiya ni test, harakabo ako kabo kazaba itegeko ridakuka muri buri gihugu, itegeko ridakuka, ukemera kugira ngo ubeho, kuko bazakubwira byose muri banki tutu ntushobora kwinjira, ntushobora gufata amafaranga yawe, kuko ifaranga rimwe rigiye kuba digital, ribe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Sibyo? Iryo faranga wowe nanjye n'undi nitudafata microchip ntabwo wabaho uteze, banki yawe izaba iri ibarirwa kuri ako kantu, uzabaho ute? Noneho no kuvuga ko icyo gihe umunsi abayobozi b'isi babandi bafite imigambi yo kujyana isi kuzimu, nibabona kakantu kageze mu mubiri w'umuntu, bazabyina bahimbaze shitani wabo, kuko umugambi bagambiriye amasekle n'amasekle guhera muri za 1750 ubwo izi systeme zatangiye, urasohoye. Bazabyina baryoherwe, bazaba bamaze kumenya ko wa muntu Imana yaremye bamuhinduye icyo bo bashaka. Kuko abona abantu benshi ngo nitugatinya icyica umubiri ngo kikarokora ubugingo, ntabwo tuzatinya icyica umubiri n'ubugingo byose bikagiye no. Ngo rero ngo microchip ngo ibiki inkingo ngo umubiri ntacyo ngo bapfa, ariko ubugingo bwanjye buri muri twe ngarutubarimo nibaryoherwa ngo muri tubona ikintu cyose cyica ntacyo kizadutwana hato. Aho ngaho Pawulo hari ijambo yavuze mu Batesalonike urwandiko rwa mbere 5 kuva ku murongo wa 17 ariko 21 yaravuze ngo mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'umubiri n'ubugingo byose birarindwe bitazaba umugayo. None bavuga ngo ntacyo ngo umubiri n'upfa, ngo ariko ngo ubugingo bwanjye ntacyo babutwara, kandi duhawe inshingano yo kubirinda uko ari 3. Uru ni umubiri ariko ni temple y'Imana, urusengero rw'Imana, niyo yaruremye. Tugomba kurinda ubwo bugingo urimo burindani hano, niho buri. Hanyuma rero tuzabigarukaho, aricyo kintu cyonyine dukoraho microchip ku buryo tuyinjiramo afon kabisa. Kuri ibi bintu by'ikoranabuhanga abantu barimo gufata nk'ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ari bisanzwe. Hanyuma mu gusoza, uri kuvuga kuri Apple wari urimo gusobanura cyane nk'iyi iPhone, watweretse ko hari na computer zayo. None ni iyihe message ushaka guha abantu? Ese iyo iPhone wayihorereye be kuyikoresha, ese ku muntu uyifite ni iki yaba arimo gupresenta wenda kikuzimu, cyangwa se ku buryo we byamugiraho ububasha bwo kuba yabura ubugingo? Ese birashoboka?
aho ndareba muri kamera neza kuko nibo ndimo kubwira sibyo. Hari ama message nabonye abantu batinye, abantu bagize ubwoba n'ibiki, hari n'abazifite banyandiki bati se turabigenza tujugunye dukora iki. Umva nkubwire muvandimwe, Kamanzi ibyo nabonye byari kubwo guhishurirwa par revelation. Ubutumwa nkuzaniye ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2 ibice 29 ku murongo wa 29. Bibiliya ziratandukanye. Bibiliya y'Igifaransa ni 29, Bibiliya y'Ikinyarwanda ni 28, ariko igice ni 29. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyahishuwe ni ibyacu, ibyahishwe ni iby'Imana. Imana iyo iguhishuriye ikintu kiba ari cyawe ukacyumva ukirengagiza, Imana izakikubaza ku munsi w'amateka. Ariko icyo utamenye ntago uba wakimenye, kiba kigihishwe. Ibi ngibi byarahishuwe kuri ngewe, ndabikugezaho uyu munsi. Uri mu mpande enye z'isi urimo gukurikira ubutumwa. Niba ufite telefone ya iPhone cyangwa se machine ya Mac, iMac n'ibindi, mbere na mbere senga Imana. Umwuka w'Imana azakuyobora nkuko yanyoboye, azakuyobora niba ukwiriye kukireka cyangwa niba ukwiriye gukomeza. Uzakora icyo umwuka akuganirije, uzasenge. Gusa ngewe nahisemo kukireka kubera iki? Kubera ko icyamamaza umwanzi w'umwami wanjye sinshobora kugikoraho. Natanze n'urugero, ndavuga ni kereka ntange urugero, n'ubu iyi shati nambaye uruganda rwayikoze birashoboka 100% ko ari uruganda rw'abasataniste. Ariko nge njya kwigura mu iduka narayikunze, kandi nta cyapa na kimwe, nta n'izina, nta n'umwandiko. Njya no gusoma iyo nguzi ikintu ndabanza ngasoma nkareba ibyanditswemo hari inyuma, kuko amayobera arimo gukora mu buryo bukomeye. Turi mu gihe cy'amayobera akomeye. Ni twebwe bo kugira ubwenge bw'Imana, tumenye icy'Imana n'ikitari cy'Imana. Nsanze hano nkabonamo hari imyandiko idasobanutse, sinyigura, ndayireka. Ariko uko nyambaye gutya nuko ndi sure ko ndayambaye kandi nta cyaha nakoze. Iyo iPhone yawe ufite urayitunze, senga Imana ikuyobore. Gusa kuri nge nayiretse kubera ko icyo kirangantego kiriho kiramamaza umwanzi w'Imana wanjye, kiramamaza Satani, kiramamaza isi y'ikuzimu. Ntago nshobora kuyitunga, yaba imashini yaba iki, ngewe ndakireka. Kuba uyifite ntago wabura ijuru ngo kubera ko uyifite. Ibirimo ibyo ukoreshamo nibyo bijya kubuza ijuru. Ubyumve neza, ibyo ukoreshamo nibyo bijya kubuza ijuru. Kubera ko niba igutwara umwanya ntusenge, ntusoma Bibiliya, ubugingo bwawe buzakamuka. Ni ukuvuga ubuzima bwawe bwo mu mwuka buzakamuka. Niba ukamuka, icyaha kizamanuka vuba na bwangu. Nukijyamo ejo ntiwihanuka uva kuri iyi si, uzarimbuka. Ni ukuvuga ko ikiri muri iyo iPhone nicyo kibazo, nicyo kirangantego, ni ikibazo gikomeye. Asigaye usenga Imana, Imana igushoboze ubashe swati kukireka, nugikomezanya n'akazi kawe. Ariko nk'umukristo, nge nta mukristo ubu ngubu nkubwiza ukuri. Umbajije uti Kamanzi inama wagira, nta mukristo nabwira nti tunga iPhone, kuko iriho ikirangantego kirwanya Imana yawe. Gusa senga Imana, umwuka w'Imana ukuyobore. Aha rero abantu bazakubaza ibibazo, baza kabisa, bandike bazakubaza cyambere, ese izindi telefone zo si iyo teknoloji ko utubwira iPhone yonyine, izo zo zakorewe he? Ninde wazikoze? Icyo nacyo nagisubiza. Iyo telefone zakorewe muri izo nganda nyine. Ibi bintu byinshi dufite, nk'ubu ngewe mfite Samsung, sibyo? Ni telefone nziza ya Samsung. Ibyayo sindamenye uko bimeze n'ibiki byose. Ushobora kumbaza ngo se ejo igitondo kimwe numenye ibyayo uzayireka? Nkubwije ukuri, ndamutse mbonye ko hari ibintu biyiranga byikuzimu, nzafata indi itariyo. Ibyo byo ndabikubwiza ukuri pe. Ninjya kugura urukweto nkamenya ngo Nike, imigambi ya Nike ni sinzongera kwambara Nike, kuko icyo mparanira no kugira ngo mbe nka Paulo yavuze ati byose ndabyemerewe, ariko siko byose bifitiye umumaro. Murabyumva neza? Kandi Paulo yakoze ibishoboka byose kugira ngo, hari ibyo yaretse kandi yarabikeneye, ariko kugira ngo yunguke Kristo. Ni ikintu gikomeye cyane. Muri aka kanya ntacyo bimariye rwose guhomba iPhone, ntacyo mpumbye mu buzima bwanjye, ariko kugira ngo icyo kirangantego Satani yazanye kugira ngo cyamamaze umwami w'isi w'ikuzimu,
ngo nanjye mushigikire ngo nuko ndi umwana w'Imana ariko ntacyo bintwaye na kimwe. Nowe, ibyo byo nge Kamanzi ndimo kuvuga nkanjye ku giti cyanjye. Asigaye nawe ufite umwuka w'Imana muri wowe, nusenga icyo umwuka azakubwira uzakora icyo. Ya Kamanzi, Imana ibamugisha cyane. Amen. Kubwa message nziza mugejeje kuri twebwe twese. Hanyuma igisigaye nuko mwadusengera mugatanga adresse yanyu kugira ngo wagira ikibazo abe yabandikira cyangwa bahamagara bavugishe murusheho kumwungura byinshi cyane. Amen. Imana igumugisha. Nkuko nababwiye, nyoboye umuryango w'ivuga butumwa witwa Les 12 Ouvriers, no kuri YouTube dufite channel yitwa Les 12 Ouvriers 2020. Les 12 Ouvriers 12 12. Apana kuandika muri lettre Les 12 Ouvriers les muri mu bwinshi et puis 12 ouvrier nka ouvrier 22 cyangwa se bikugoye ibyo byose andika muri YouTube Patrick Kamanzi. Ama video menshi ahitaza uhitubona channel yacu aho ngaho n'ibiganiro bitandukanye twagiye tunyuzaho. Wifuje kumbona nabwo kuri WhatsApp cyangwa se kuri nimero isanzwe ushobora kumpamagara ku guteranya 250 guteranya 250 788 35 2010. Aho yaba kuri WhatsApp yaba PL isanzwe urambonaho. Imana iguha umugisha. Reka dusenge kandi ndashimira umuvandimwe Jean-Luc. Imana iguha umugisha cyane n'umuryango wawe, madame, abana. Imana ibaha umugisha. Ubansuhurize nubwo tutari kumwe aka kanya, ubansuhurize. Imana ibagirire neza. Mwese bavandimwe twari turi kumwe, Imana ibaha umugisha. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Amen. Mana nkuru, Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane byimaze yuko watangiranye natwe, none iki kiganiro tukaba tukirangije ukiri kumwe natwe. Ndacyasenga kugira ngo umwuka w'Imana amanuke akore ku mutima wa buri umwe wese wakurikiye ubu butumwa mu izina rya Yesu. Ikiruta byose habonetsemo abavuga bati Imana twara abanyabyaha ariko uyu munsi turifuza gukizwa. Nibakira agakiza mu izina rya Yesu Kristo, baguhe ubuzima bwabo ubuyobore kugira ngo kuri wa munsi nuza gutwara abawe nabo ntibazasigare. Icyo ni cyo gikomeye mu butumwa. Iyo tuvuze ubutumwa ni ngombwa ku musaruro nk'uwo ugomba kugaragara. Ngaho Mana nziza, muri iyi minsi y'imperuka uko ijambo ryawe ridusaba mu byahishuwe bice 13:18 ngo aha niho hasaba ubwenge. Sabiye ubwenge aba bavandimwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo babashe gusobanukirwa ibi bihe by'amayobera isi irimo kunyuramo. Ahasigaye buri wese afata icyemezo cyo kugukorera no kutagwisari. Twese nitutagwisara tuzasarura. Uwo mugisha ya Lion TV uyagure kugera ku mpera y'isi. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Reka tugushimire mwene dato warufashe umwanya kuri iki kiganiro, kandi turagusaba gusharinga ubutumwa bwiza kugira ngo turusheho gufatanya kwamamaza ubwami bw'Imana twitegura kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma turabizeza ko ikiganiro kandi arakagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza. Amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba.